Tamutu rero izatangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Okay, kanizere ko umeze neza aho uherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Ni njye The Boss Bava nk'ibisanzwe. Ino ni YouTube channel yanjye, yawe, yacu. Ndagira ngo nguhe ikaze ku makuru mashya agezweho. Aha ngaha niho turebera ikiri kuvugwa aka kanya. Hanyuma nkaba mbazaniye ingengabihe y'amashuri umwaka w'2025 2026. Ubwo ni school calendar, nuko amashuri azatangira ndetse nuko azasoza muri uyu mwaka w'2025 2026. Ibi rero bije nyuma y'uko tumaze kubona ingengabihe y'uko igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka w'2025 2026 kizatangira. Ibyo byose bikaba birimo biraba nyuma y'uko tumaze kubona isohorwa ry'amanota y'abanyeshuri ry'isozwa y'umwaka w'2024 2025. Iyi rero ni kalinda, ni school calendar, cyangwa se ni ingengabihe izagenga uyu mwaka tugiye kwinjiramo w'amashuri 2025 2026, uko ibihembwe icya mbere, icya kabiri, icya gatatu bizatangira n'uko bizasoza. Hanyuma rero bikaba bifatanya cyangwa se biri kumwe n'uko ibizamini by'uyu mwaka w'2025 2026 bizakorwa, nabyo ndumva biriho. Nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi kuri YouTube ya The Boss Bava. Ino ni kalinda tugiye kuvugaho, ni school calendar tugiye kuvugaho. Hanyuma hano hari ibikorwa, hakaba n'igihe bizatangirira ndetse n'igihe bizamara. Ibikorwa dufite hano, dufite ibikorwa harimo nk'uko ibihembwe bizatangira igihembwe cya mbere, hakaba na holiday cyangwa se ikiruhuko kizabaho cy'icyo gihembwe, hakaba igihembwe cya kabiri n'ikiruhuko cyacyo, hakaba igihembwe cya gatatu n'ikiruhuko cyacyo. Hanyuma nyuma y'ibi bihembwe turaza kureba administration of national practical examination, uko ibizami bya pratique bizakorwa, igihe bizatangira ndetse n'igihe bizarangirira. Hanyuma tuze kureba na administration of written national examination, uko ibizamini byandikwa bizatangira, igihe bizatangira n'igihe bizarangirira. Turaza kureba ndetse n'iminsi cyangwa se igihe ibyo bizamini byombi bizakorwa. Hanyuma igihembwe cya mbere kizatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025, ndetse gisoze ku itariki 19 z'ukwa 12 umwaka w'2025. Hanyuma iyi kalinda ikaba itubwira ko igihembwe cya mbere kizamara ibyumweru 15. Hanyuma hakabaho na holiday, term 1 holidays izamara ibyumweru 2. Ubwo ni ikiruhuko kizamara ibyumweru 2. Hanyuma hakaza term 2. Term 2 rero izatangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026, hanyuma isoze ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2026. Aha ngaha rero term 2 igihe izamara ibyumweru 13. Ego, hanyuma nyuma haze kubaho holiday cyangwa se ikiruhuko cy'ibyumweru 2. Hanyuma tujye kuri term 3. Iyi term 3 rero izatangira ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4, hanyuma isoze ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'2026 nk'ibisanzwe. Hanyuma ikaba izamara ibyumweru 11. Urumva ni ibyumweru bikeya ugereranije n'izindi term cyangwa se n'ibindi bihembwe. Nyuma hakazabaho term 3 holidays, aho izamara amezi 2. Yego, uko niko ibihembwe rero bizagenda bikurikirana itangira ryabyo ndetse n'isoza ryabyo. Tukaba dufite noneho examinations of national, administrations of national examinations. Nuvuga rero administration of national practical examinations, ubwo ni ibizamini bya pratique aho bizatangira ku itariki ya mbere
y'ukwezi kwa gatandatu. Ibyo bizamini bikazaba bizakorwa n'ibi byiciro bikurikira: harimo PBA, hakabamo TSS, hakabamo TTC, hanyuma hakabamo ACC and ANP. Ibyo byiciro rero nibyo bizakora ibyo bizamini bya puratike ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, hanyuma bikazasoza ibyo bizamini ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Ibyo bizamini bikazakorwa ibyumweru bitatu, ubwo ni igihe cy'ibyumweru bitatu. Hanyuma tugahita tujya kuri administration of written national examinations, aho ibingibi ari ibizamini byandikwa. Ngira ngo murabizi ibyo bizatangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, bikazasoza ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, bikazamara iminsi 3. Ubwo ni kuri primaire, kuri segonderi bikazafata iminsi 10. Yego, aho ngaho rero kuri written national examination haba hariho primary reading examinations, ndetse hakaza na secondary national examinations, ubwo ni theory. Yego, ibyo rero bikazatangira, ubwo ni secondary national examinations, ikazatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, ndetse bikazasoza ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Yego, nk'uko twabivuze rero bikazaba bizamara iminsi 10, 10 days. Hanyuma iyi ni ingengabihe cyangwa se school calendar 2025-2026. Uko niko bizagenda rero. Iyo ni ingengabihe cyangwa se ni nk'uko nabivuze school calendar yasohowe na NESA, ikaba ariyo update tumaze kubona none aha ngaha. Hanyuma iyi ni YouTube channel ya The Boss Sava. Nimba utarakora subscribe hano kuri YouTube ya The Boss Sava, bikore byihuse kugira ngo ujye ubona update byihuse kandi ku gihe. Yego, hanyuma hari ibintu byinshi, ibiganiro byinshi tugenda tubazanira, abatumirwa ndetse n'ibindi byinshi. Sura ama playlist ari aho hasi, uragenda uhitamo icyo ushaka kugira ngo urebe. Hariho ibintu byinshi cyane, hariho ibiganiro, hariho inkuru nyinshi, hariho amashort video, hariho tegura iwawe ndetse n'ibindi byinshi. Rero nimba utarakora subscribe, nongere nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ubana na The Boss Sava umunsi ku wundi. Ciao ciao, naho utaha.